Recent Talk. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze wowe udukunda, wowe wakoze subscribe kuri Recent Talk Official. Imana iguhe umugisha nkubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe. Niba utarakora subscribe nawe nagushishikariza gukanda kuri subscription, maze tukajya tubana mu nkuru zose ngenda mbagezaho, maze kugira ngo twese dukomeze tugire ubuzima bwiza kandi tugenda dusobanukirwa umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mbese n'imyaka ingahe wakundana n'umukunzi wawe maze ukizera ko mudashobora gutandukana na gato. Iki kibazo abantu benshi barakibaza. Hari igihe wumva ko niba umaranye imyaka 2 n'umukunzi wawe ko mudashobora gutandukana, cyangwa se 5 cyangwa se 10, yewe imyaka 15, mbese iyo myaka koko ntabwo mushobora gutandukana. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza, ndetse nanone bikaza mu rujijo burya. Ariko nanone nk'uko tugiye kubirebera hamwe, tugiye gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo dusobanukirwe neza, nkubwira ngo wirinde utiruka iyi video cyangwa se udasimbutse iyi video, kugira ngo wumve neza akantu ku kandi uko ibintu biba bigenda bimeze kandi uko n'ibintu bikorwa. Turebe koko se mbese n'imyaka ingahe yatuma marana n'umukunzi wanjye maze tukibanira ubuziraherezo ntituzatandukane. Akenshi abantu bakundanye imyaka myinshi tuba twumva ko nta gishobora kubatandukanya, niko mu myumvire ya benshi, cyangwa se niko abantu benshi muri rusange babumva. Yewe kumva ko kanaka bamaranye imyaka irenga 10 cyangwa 20 bakundana ko badashobora gutandukana. Ariko abahanga mu by'imibanire bo babibona ukundi kuntu gutandukanye n'ibi ngibi twebwe tuvuga, cyangwa se n'ibi ngibi bizwi cyane. Byibuze rero buri mwaka barenga miliyoni 20 baratandukana mu isi yose. Urumva ko nta bantu benshi batandukana. Yewe no mu Rwanda rwose, nko mu cyegeranyo cyakozwe mu mwaka wa 2023-2024, mu Rwanda hagaragaje ko imiryango 2833 ariyo yatandukanye muri uwo mwaka, kandi ko abo ari abari bazwi. Urumva ko abatazwi nibo benshi cyane. Umuhanga rero mu bijyanye n'imibanire wo mu Bufaransa witwa Nathaniel yavuze ko hari imyaka igora abakundana cyane ku buryo kuyirenga badashwanye ari igikorwa cy'ubutware. Akomeza rero asobanura ko abantu bamaze imyaka 5 bakundana aribwo baba batangiye kumenyana burya bya nyabyo. Nukabona bakundanye n'umuntu umwaka umwe cyangwa imyaka 2, burya ngo wibwire ko uwo muntu watangiye kumumenya. Uyu muhanga we atubwiye ko byibuze imyaka 5 nibwo utangiye kumenya umuntu. Ntabwo buramumenya ahangaho, ubyumve neza, ntabwo buramumenya, ahubwo nibwo utangiye kumumenya. Ati aho niho batangira kwerura abo bari bo, ibituma hafatwa imyanzuro ikomeye mu bihe biri ngombwa. Indi myaka igora abantu kurenga ni igihe abakundana bamaranye imyaka 7, aho usanga basigaye babana kubera umwana babyaranye ukiri muto ndetse n'ibindi bintu. Mubwiye ko hari abantu bashinga ingo, hari n'abantu bubaka ingo abadakundana na gatoya, ahubwo kubera ko bafitanye umwana hagati yabo, aricyo kintu gituma bakundana, aricyo kintu gituma barambana, aricyo kintu gituma umwe ari mu rugo n'undi ari mu rugo. Niba uzi neza ko umuntu abana n'undi kubera ko amukunda, aho ngaho uribeshya cyane, kubera ko abantu benshi ni benshi rwose babana badakundana kandi bakabana mu rugo rumwe. Iyo umwana rero akuze, umubano hagati yabo uratangira ukagabanuka neza. Usanga kenshi bahitamo gutandukana, umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe, wenda bagasangira inshingano zo kwita ku mwana wabo. Urumva ko rero umwana baba bafatiye runini cyane. Uzumva rero abantu bakubwira ngo bariya abantu bakundana nk'abana kandi ari abantu bakuze. Hari igihe abantu bikundanira rwose, maze ukumva abantu barakubwira ngo bariya abantu bakundana nk'abana kandi ari abantu bakuze. Ibyo bijya bikunda kubaho cyane. Ariko ngiye kuza nkubwira impamvu bakunda kuvuga ibyo bintu tutaragera kuri iyo mpamvu bakunda kuvuga ko abantu bavuga ko bakundana nk'abana kandi ari abantu bakuze. Urukundo rurangwa no kwihanganira
no kwihanganirana, guharanira ibyishimo bya mugenzi wawe ndetse n'ibindi nk'uko mpora mbibabwira buri munsi. Kugira ngo bigerweho usanga hari ibyo umuntu atavuga, yanga ko haza umwuka mubi hagati y'abantu. Burya buri kintu cyose gisaba kwigomwa, kandi buri kintu cyose burya gisaba igitambo. Hari ibyinshi utamba kugira ngo ubashe guhuza n'umuntu, hari ibyinshi wigomwa kugira ngo ubashe guhuza n'umuntu. Ibyo bigenda bikura cyangwa bikaba byinshi ku buryo iyo mukundanye imyaka hafi 14 byose ajya kubivuga akabivugira rimwe, mukabura naho muhera mu bikemura, cyangwa se ugasanga urukundo rwamushizemo kubera kwihanganira ibintu biba bimuremereye. Hari ibintu biba biremereye umuntu rwose kubyihanganira bikamunanira. Abamaranye rero imyaka 21 bo akenshi nibaba barabyaye, niba barabyaye usanga n'abana bato bakigira, baba bageze mu gihe cyo kwibaza niba bagikundana bihagije. Ese koko babigenza bate ngo bongere gukundana nka mbere bakiri muri ya myaka mito mito, cyangwa se niba bashobora gutandukana buri wese agakomeza ubuzima bwe. Rimwe rero ahangaha rimwe na rimwe hari uzajya wumva abantu bavuze ngo bari abantu bikundanira nk'abana, kubera ko niba abana baba baramaze gukura, noneho ibintu baragiye bongera barabyoroshya, biraryoha cyane, maze urukundo rwongera ruba urukundo. Ibi ntabwo ari uko baba barabaye abana, ahubwo nuko abantu bakundanye imyaka irenga 30 baba bongeye kugira umwanya uhagije wo gukundana nk'uko babikoraga bakiri bato. Burya niba hari ikintu ukwiye kumenya, abantu bakuze nibo bafite urukundo rw'ipiwa, nibo bafite urukundo rwa nyarwo, nibo bafite urukundo kuko rumwe rw'umwimerere apari ya Paul y'abantu bakiri batoya, kubera ko aha bakubwiye ko abantu mumaze kubana imyaka hafi 30, noneho ni mwebwe muba muri hahandi noneho yo kuba urukundo rwanyu rwakongera rukaba urw'abana maze rukagenda rukaryoha cyane. Abantu rero akenshi uba usanga abana babo bari mu mashuri makuru cyangwa se batakiba mu ngo, ku buryo iyo bananiwe gukundana nk'uko babikoze mu buto bwabo kiba ikibazo mu rugo cyane, kandi kikaba ikibazo gikomeye. Twatangiye twibaza ati se ni imyaka ingahe ushobora kumarana n'umuntu maze mukabana uzi neza ko uwo muntu mutazigera mutandukana? Igisubizo ngiye kukubwira ni iki gikurikira. Ibyo ngibyo ushobora kubyibaza, ushobora kwibaza ese ni imyaka umwe gusa, cyangwa se ni 2, ese ni 3, cyangwa se ni imyaka 40. Ariko se koko imyaka niyo igena gukundana kwanyu? Ibi ni ibintu bishobora kwibaza, cyangwa no kwizerana, kumenya kwihanganirana no gushyikirana mu bihe byose, ibyiza ndetse n'ibibi. Nta myaka ihari ishobora gutuma udatandukana n'umuntu mwakundanye cyangwa se n'umuntu mukundana imyaka iyo ari yo yose. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukwihanganirana. Nabikubwiye haruguru, kwihanganirana, gushyigikirana ndetse no kwigomwa, kandi mukabana mu byiza no mu bibi. Umubano rero ukomeye ntabwo upimirwa cyangwa ngo ku myaka runaka, upimirwa mu rukundo, kwizerana no guha agaciro uwo wahisemo kubana nawe. Rero urukundo rwanyu n'ubundi nirwo rutuma mudatandukana, kandi kwizerana ndetse no kwihanganira nk'uko nakomeje mbikubwira haruguru bigatuma urukundo rwanyu ruryoha kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video tukaba tuyizeje ku musozo usozanyije nanjye. Imana iguha umugisha kandi Imana ikongere cyane. Niba iyi video ikunyuze kanda kuri like ndetse ukande kuri share, ntacyo biragutwara. Niba utarakanze subscribe ukaba ukurikiranye iyi video, waduha subscribe maze tugakomeza tukaba umuryango mugari, kandi ukaba duteye inkunga. Na kindi gishoro tugusaba, na yindi nyungu tugukeneyeho, no gukanda subscribe ubundi ukaduha amatwi yawe, maze natwe tukakubwira ibyaguhindurira ubuzima. Tubwira igitekerezo cyangwa se icyifuzo, icyo wifuza kutubwira wakitwandikira, maze tugahuriza hamwe, maze tugakomeza tukasengera umugozi umwe. Ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha.